Ngiye kubona mbona banzaniye wa mwana bamudambitse ku nda. Yego. Ati twara umwana wawe n'umuzima. Banishimwe. Twara umwana wawe n'umuzima. None Yesu yarazarose. Yesu uriya muganga ari kuvuga ikindi ibindi ngo by'amatiyo. Ntabwo mbyumva. Ubwo turagenda hahandi mukuru wanjye twamusize tuhasanga umutware wanjye. Bamushyize mu kagari n'umwana mu gituza nani. Ngiye ntabwo ari ku gare ni ku gitanda uryamye kiba gifite amapine bamuryamishije mu gituza. Bakibona umutware wanjye ati felicitation madame yabyaye umwana muzima bandashe igitangaza ku manywa y'ihangu muri Faisal ati furaha yabyaye umwana muzima. We nawe ntabwo yumvise ibyo bamubwiye aguma batumbiriye nkabona asa n'udahari ambwira ngo uyu mwana marihe ntabwo yamubonaga arangije nawe ntiyabyumva turagenda arakurikira tugeze muri chambre gusa nawe icyo yakoze ni ukwiherera yiteragura hejuru nanjye yarazi ibya nawe yabaye nawe nkuzimye ntiyazi n'ibyo ari gukora ari ikintu gitangaza. Aho rero mvuga ko nabonye Imana ni ukubona Imana izura Lazaro kabyibonera wa mutwe barawubuze y'amazi ntayo babonye. Ako kanya twigira ku gitanda umwana bamujyana kumunyuza muri ecography bati ntidushizwe bamujyana muri scanner ati ntidushizwe bamujyana muri MRI basanga umwana ni muzima. Umwana ati twaka Satani yahize uyu mwana aramuhiga. Niyo mpamvu navuze ati uyu mwana si uwanjye n'uwiteka. Abo bana mfite bane uyu wa kane ni uw'Imana. Ni uw'Imana. Niba hari ukuntu Satani ngo bajye bayiha abantu avuga ngo utumweguriye Satani nanjye wanjye nimweguriye Imana kuko ntabwo ari uwanjye. Wamutuye Imana. Umwana wamwise n'imbere y'iteraniro nzagenda mbabwire nti nguyu Imana sinzi icyo muzamukoze nzamurera ariko nguyu mwana rwose hamuka mbaye hafi n'aho ngaho yaravuze ati njye birandenze uyu mwana mwese ineza y'Imana. Muganga wari we umwiteze izina rwose niwe wari mwise ati uyu ni ineza y'Imana. Uwo muganga ni wa wundi wagusengeye? Oya, uwo muganga wansengeye twahuye ubwo ntitwongeye kongera kubonana. Nta nubwo muzi. Usibye izina yambwiye ngo yitwa Solange. Ariko twarangijanyije ubwo ntiyongeye kuza kunsengera twarangijanyije ubwo. Ubwo ni umuganga wakoraga amba hafi akora Imana izamumugisha nawe arabizi. Nanamubwiye nti izina rigomba kuba ryo kuko umwana wanjye nzaza namara kuba mukuru nzamuzana mubwire nti reba umuntu wakwise n'uyu Satani akamuhiga bakabaye badusezerera bati umwana afite yavukanye nanone umuhondo. Ariko Satani bakomeje guhiga umwana biragenda kubereka Satani adashaka ko nishima ngo mvuge ko Lazaro yazutse akaba akomeje kuzana mu bindi bintu. Ariko kugeza kuri iyi saha umwana ni muzima. Ni muzima ameze neza aronka neza umwana n'umwana ndanamubereka umwana ameze neza bamushize ku matara kubera n'amatara nayo amafoto arahari ari kwitara umwana ari kwitara yamaze iminsi 2 n'amajoro 2 arangiye
gusezerera umwana ari muzima. None mu by'ukuri yego ngire icyo wenda navuga, tuvugishe ukuri. Gusa nabonye Imana, warayibonye nkayibona izura no kuri uwapfuye. ahubwo si na Lazaro gusa, ahubwo njye numva ari nka Mose nawe bamutaye mu mazi bamushyira mu rufunzo. Ndabona umwana we nawe Imana yaramuvanye hagati mu kiyaga cy'amazi, ayo mazi yagomba kumuhitana. Ubu ndangije ukwezi umwana avutse, ariko mu by'ukuri na n'ubu sindabyakira, ntabwo ndamenya iyo ndi, ntabwo biraza. Njyamana n'umwana nkikanga, kibaza niba ari wa wundi twahoraga ushaka abamukuramo, bikanyobera. Ntabwo ndiyumvisha ko mfite umwana, ntabwo ndabyiyumvisha na gato. Gusa ahangaha iki gitabo ni igitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze. Niho nshaka gutanga ubutumwa bukomeye ku muntu wese ufite ikibazo, ku muntu wese ufite ikigeragezo, ku muntu wese ubabaye, ko Imana ihari. Ahantu ni igitabo, umutwe w'amagambo uravuga ngo ikigeragezo, ngo ni ikigeragezo, ngo ikigeragezo cyo kwizera kwacu. Ikigeragezo cyo kwizera kiba kije kugira gute kugerageza kwizera kwacu. Ni amagambo makeya ndi buhasome kuri paje 47. Haravuga ngo Imana yanyeretse ko yanyweshaga ubwoko bwayo ku gikombe gisharira kugira ngo ibeze. Umuntu ufite ikibazo kikuriho kugira ngo Imana ikweze. Hari undi rwango Imana idufitiye usibye kutweza. Ngo ni ikinyobwa kitanejeje, ngo ariko kizarushaho gusharira nitwivovota. Nasabye Imana iramfasha, sinayivovotera. Ngo ubu ibi mpereye umwana mu mugayo, yagombaga no kunabikora ikanamukiza, ariko nkaba mufatiye mu mugayo. Ariko ngo ikigeragezo kirushaho gusharira ngo iyo twivovota. Ngo bityo rero tuzanywa ikindi niba icya mbere kitaragize umumaro ushakwa ku mutima. Urumva icyo gikombe cy'ikigeragezo, nabonye ko icyo gikombe gisharira cyagombaga kuryoshwa no kwihangana no kwizera. Nta kindi kintu gishobora kugufasha mu kigeragezo usibye kwizera no kwihangana. Ibi byose Imana yagiye ibishiriraho kugira ngo nituba duhuye n'ibibazo, Imana yagiye iduha umuraho twajya tunyuriramo. Ngo nta kindi kibishobora usibye kugira ute kwihangana no kwizera. Kwizera kurarema. Imana yemeye kunkoreraho igitangaza, atari uko ndusha abandi gukiranuka, ahubwo ni uko yemeye ko nyivugira kabivuga. Kandi nanjye byarantunguye, ntabwo nari nzi ko nshobora kuvuga ngo ngewe mvugire ku ntebe, ngo simbizi, ngo ntazagire ujya impaka icyo Imana yashaka cyose kwaba cyo yaba cyo. Ntabwo wajya impaka n'Imana. Muri iki gitabo nanasoza, ni igitabo cyitwa Rengera Ubuzima, paje 43. Ni ahantu basobanuraga cya Rengera Ubuzima, paje 43. Hari ahantu hasobanura uburyo Yesu yakijije abagabo babiri bari barimo dayimoni. Abo bagabo bari bameze nk'abasazi, bagendagendaga mu mayira hose bambaye ubusa, ari abantu nyine bahanzwemo na za dayimoni. Ngo Yesu aza guhura nabo arabakiza. Abakijije uko Bibiliya ibivuga, abo badayimoni bari babarimo bagiye mu ngurube zari ziri aho, birangira n'ingurube nazo ziroshye mu kiyaga. Noneho hano icyo bashaka gusobanura kuri aba bantu, kuri abagabo babiri, baravuze ngo abo bantu babiri bakijijwe abadayimoni bumvise amagambo ya Kristo akanya gato gusa. Ntibashoboraga kwigisha abantu nk'uko abigishwa
babanaga na Kristo buri munsi bashoboraga kwigisha, ariko bashoboraga kuvuga ibyo biboneye n'ibyo biyumviye, kimwe n'icyo imbaraga za Kristo zabamariye. Hepfo baravuga ngo icyo nicyo umuntu wese ashobora gukora, cyangwa se icyo nicyo buri muntu wese asaba. Kuba icyo Imana yagukoreye ugomba kukivuga. Hari ibyo tutavuga pe, hari ubuhamya bwawe ku giti cyawe, hari ubwo ushaka kubwira inshuti zawe, hari ibyo wabwira abavandimwe, ariko hari n'ubutumwa Imana ishobora kuguha. Imana ikagukorera ikintu igasa naho ikugize Yona uje gutanga ubutumwa. Hari benshi bicaye aho bakabaye bagatanga ubutumwa nk'uko Imana yabubahaye, ariko bakinangira nka Yona. Nkaba nsaba ngo ni ukuri umuntu wese wumva hari icyo Imana yamutumye, njye mbikoreye icyo bikora kuko nabihize, kuko nanjye ntabihiga nari kuzabibwira abandi, ariko njye nahize ko ngomba kubibwira isi. Nabonye Imana, narayibonye. N'undi wese uzakenera kumbaza ibirenzeho azamvugishe, ambaze, nzamubwire n'ibirenze ibyo. Yewe nabonye